Reka dutangire tukwifuriza ibihe byiza wowe ukurikiye Kissalo Tv. Aha turi na hari kubera igikorwa cy'iserukiramuco, akaba ari igikorwa cyitabiriwe n'ibihugu bigiye bitandukanye. Natwe nk'umwihariko nk'abanyeshuri b'Abanyarwanda biga muri University ya Maddinah, tukaba twitabiriye iryo serukiramuco. Murakaza neza. Welcome to Islamic University of Maddinah. This is an international cultural festival. Ahlan wa sahlan. Murakaza neza mu Rwanda rwa Gasabo. Izi nka rero mubona ni inka z'inyambo. Iyi ni ingoro y'umwami, uyu ni umwami. Mu ngoro y'umwami haba hameze gutya. Iyi ni ingobyi. Ibi ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu muco gakondo wacu nyarwanda. Harimo inkongoro, harimo agacuma, harimo uduseke, harimo n'igisabo na bimwe mu bikoresho bya gakondo byakoreshwaga mu rugamba. Uru ni u Rwanda rwa Gasabo. Uyu ni umwe mu bayobozi bacu bakuriye u Rwanda rwacu ari Paul Kagame. Uyu mujyi wacu ni umujyi wa Kigali. Abasilamu bari mu Rwanda ni 2%. Abanyeshuri biga muri kaminuza ya Saudi Arabia mu mujyi wa Maddinah ni 72. Abarangije ni 162. Mu bimwe biranga Abanyarwanda harimo ubuhinzi, harimo ubworozi, harimo n'ubukerarugendo. Mu ncamake urwo ni Rwanda rwacu rwa Gasabo. Murakoze cyane. Reka dukomeze tubahe ikaze kuri Kissalo TV. Nk'aho magaranye n'umuvandimwe akaba ari umuyobozi mu banyeshuri bitabiriye iri serukiramuco, akaba agiye kudusobanurira uburyo ki bakiriye abashyitsi baganye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka tumuhe ikaze adusobanurire. Murakoze cyane. Twabashije kwakira abashyitsi mu ngeri nyinshi zitandukanye, tubasha kubereka bimwe mu mico y'u Rwanda n'ibyiza bitatu u Rwanda, tubashishikariza no gusura u Rwanda barebe ibyo byiza bitatu u Rwanda. Nk'abantu mwagiye mwakira abantu bagiye batandukanye babagana, niki mubona yuko bishimiye kuva mu gihugu cyanyu cyangwa se guturuka mu gihugu cyanyu? Bashimye imwe mu mico iranga igihugu cyacu, bashimye inka z'inyambo, bashima bimwe mu bikoresho babonye nk'ubucuma, bashima ubuseke, bashima imyitwarire n'imyambaro iranga bamwe mu Banyarwanda. Barabikunze cyane, bagaragaza yuko u Rwanda ruri rumwe mu bihugu bigitsimbaraye ku mico yabo. Arakoze cyane umuvandimwe. Iyi ntabwo ari inshuro ya mbere mwitabiriye iki gikorwa cy'iserukiramuco nk'abanyeshuri mwiga muri kaminuza ya Kisilamu iherereye i Maddinah muri Saudiya. Umwaka ushize ngira ngo hari ibihembo runaka mwatsindiye n'igihugu cyitwaye neza mu buryo bijyanye n'isuku ndetse no kwakira ababagana. Uyu mwaka tubitegeho iki mu kijyanye n'ibihembo? Intumbero yacu ni uguhora dutsinda. N'u Rwanda tugomba kurugaragaza mu shusho nziza. Tugomba gutsinda igihe icyo ari cyo cyose. Intego ni ugutsinda tukaza mu myanya ya mbere muri serukiramuco riranga n'isi yose, rihagarariwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza ya Saudi Arabia mu mujyi wa Maddinah. Arakoze cyane. Ubutumwa bugufi wagenera Abanyarwanda ndetse n'abadukurikiye muri rusange? Icyo nababwira, tugaragaza umuco wacu aho ariho hose, igihe icyo ari cyo cyose, agahoga umuco n'akandi umuco. Turamenye ntituzatume umuco wacu ukembera ngo ubure, ahubwo tuzakomeze kuwubyutsa tugaragaza aho tuzaba turi hose. Murakoze cyane. Arakoze umuvandimwe.